Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 kuri mikoro ndi Bosco in Region Info tugarutse muri studio tugiye kureba rero amwe mu makuru agezweho hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye abadukurikiranye muri mu mpande zigiye zitandukanye abari mu Burundi abari muri Uganda abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Canada Zimbabwe Zambia ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye mudahwema kutugaragariza urukundo ndetse no kudukurikira mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Ndabashimiye rwose kuba mu by'ukuri twongeye kuba twakwicana kuri izi mikoro kugira ngo turebe uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye, kandi nanone n'amakuru agiye kugaruka ku biri kuvugwa, ariko kandi nshibira ku bakomeje kugenda mu by'ukuri batanga ibitekerezo byabo. Hari uwitwa Kilmule Norman, uyu nguyu nawe rwose akaba yatanze igitekerezo cye, n'abandi bagiye batandukanye mu bamana ishimwe abo bita basangira nabo ndetse n'abandi bagiye batandukanye Sarehe François Bumugisha ndetse n'abandi bagiye batandukanye mukomeza kugenda mutanga ibitekerezo. Rwose reka mbifurize kugubwa neza kandi mbifurize rwose kuba mu by'ukuri mwakomeza kugirira imimerere cyangwa se mwakomeza ko mu buzima bwiza butameze neza, namwe tubihanganisha cyane. Reka rero mubabwire ko kuri tariki ya 11 2026 ni mu kwezi kwa gatatu ngiye kuza rwose mbabwira iby'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa hano ku mujyi wa Goma. Mama yake na mama ni amakuru ateye ubwoba, ni amakuru ashishikaje, kandi nanone ni ku byakomeje kugenda bivugwa. Bamwe bakavuga bati n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwabitangazaga, abandi batese ko na M23 bwayo irimo irabyivugira ati turamenya ari ibiki. N'urujejo tugiye gukuraho, hari amakuru avuga ko muri kilometero 20 zonyine gusa, kilometero 20 zonyine gusa, izi ni kilometero nkeya cyane ku buryo bushoboka bwose buri muntu wese mu by'ukuri ashobora kuba yabasha kugenda rwose n'amaguru, ashobora kuba yazigenda mu kanya gatoya. Ahangaha igisirikare cya leta ya Congo FARDC, Wazalendo ndetse rwose ngo baba ari byo birometero basigaje kugira ngo bakate cyangwa se bakandagira hano mu mujyi wa Goma. M23 yaje inyomozi by'aya makuru, ivuga ko atari ukuri. Witwa Oscar yavuze ko ibi atari byo, avuga ati aya makuru rwose ntabwo ariyo ayanyomoza. Gusa nanone ibi bikaba byavuzwe na Oscar Barinda, bamwe bati akabigasekwa nk'akeza. Ati se mukeka ko M23 ishobora kwemera ngo yero rivuga iti umujyi wa Goma urageramiwe, cyangwa se itangaze ko nyine irimo iratakwa muri uyu mujyi? Ibyo byose rero ntibyakomeje kugenda byibazwa. Gusa gataho ngaho muri teritwari ya Masisi hakomeje kugenda humvikana imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano irimo irahuza uruhande rwa Wazalendo, uruhande rwa leta ya Congo ruri gukoresha drone cyane, ndetse tutibagiye ko na M23 nyine nayo irimo irarwana hano rwose n'iki gisirikare cya leta ya Congo. Ibyo turaza kubigarukaho, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Biravugwa ko Kivu y'Amajyepfo hari bamwe barwaniraga umutwe wa 23 bafashwe. Turaza kubashyira ifoto yabo muri groupe yacu ya WhatsApp berekanwe. Abangaba rero amakuru tugira akavuga ko ari babiri bafashwe bakoraga M23 na Twirwaneho ndetse na Red Tabara, iyo quartier yose ngo bafatiwe. Rero bafashwe na FARDC, bafatirwaho bita Mikenge muri Kivu y'Amajyepfo. Abangaba rwose ngo bafashwe, bamwe bavuga bati bafashwe rwose ngo banashonje cyane ku buryo ngo mu by'ukuri mu mafoto babafashe byagaragaye ko bari barimo mu by'ukuri barafungura. Abangaba rero ni babiri, ifoto turaza kwishyira mu groupe yacu ya WhatsApp. Mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana, hari amakuru ari kuvugwa mu by'ukuri cyangwa se akomeje kugenda atera bamwe mu ngenge mu by'ukuri ku bijyanye no kuri uyu mujyi wa Goma. Rero tukaba tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo. Mbere na mbere reka mbanze nkubwire ko kuri tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 uramutse uhamagaye umuntu uri mu mujyi wa Goma, wizeye uvugisha ukuri, ndakubwiye ngo uvugisha iki? Uvugisha ukuri. Ukamubaza uti
bwana cyangwa se madamu, waramutseho cyangwa se wiriweho, hanyuma ukamubaza uti rero ndagira ngo umbwire imimerere y'ahangaha mu mujyi wa Goma byibuze mu masaha agera kuri 72 ashize, umujyi wa Goma byifashe bite? Ashobora kukubeshya, ariko umuntu usenga cyangwa se umuntu ukoresha ukuri, tutavuze wenda n'abasenga, umuntu ukoresha ukuri mu buzima busanzwe yakubwira ko ibyo bumvaga bitari byoroshye. Kubera iki rero? Kubera yuko aha hakomeje kugenda humvikana amasasu muri uyu mujyi wa Goma. Abari imbere ndani mu mujyi wa Goma bakomeje kugenda babyumva rwose, ndetse si ibyo gusa, aho bivuga ko ngo hacagamo hakumvikana n'ibibombe biremereye cyane muri aya masaha 72 ashize. Ni iminsi 3, nuvuga ngo kuva uyu munsi turi ku itariki 11, dukuremo itariki 11 uyu munsi, kuva ku itariki 10, ku itariki 9 ndetse no ku itariki 8, ngo ntago byari byoroshye n'aka na gatoya. Ntago byari byoroshye n'aka na gatoya. Rero ikintu bita ibibombe byumvikanaga cyane cyane, rero bikaba byumvikanaga muri parike ya Virunga. Ahangaha rero niho haje kuba urujijo, ndetse yemwe hari n'ibyagarutse byumvikana kuri uru ruhande rwo rugaruka kuri Masisi, ari naho bamwe bahere bavuga bati nyamaza kilometero 20 zonyine gusa niho igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyaba kiri. Ndetse igisirikare nta nubwo kigeze gikerensa cyangwa se ngo ntabwo kigeze gihakana iby'aya makuru, nabo bemeje nta gushidikanya, bavuga bati nibyo koko igisirikare kirahari. Ariko ntabwo ari igisirikare FARDC officially, ntabwo ari FARDC ihari, ahubwo ngo hari abitwa Wazalendo. Hari bande? Hari abitwa Wazalendo. Aba ni bamwe mu bahoze mu mitwe yitwaje intwaro yakoreraga muri ibi bice. Harimo n'imwe mu mitwe yarwanya byinshi, n'ubundi ni imitwe yarwanya ubutegetsi, ariko ya bene igihugu iza kwishyira hamwe iravuga iti twebwe tugiye guharanira uburenganzira cyangwa se ubusugire bw'igihugu cyacu. Yemera gukorana, yifatanya mu by'ukuri yitangira gukorana nyine na FARDC, ifatanya n'uruhande rwa guverinoma kugeza ubu ngubu. Rero abangaba rero mu by'ukuri ngo bakomeje guteza ibyago bikomeye cyane abitwa M23 hano ku mujyi wa Goma, kuko izi M23 zakomeje kugira ubwoba, kubera ko ngo biravugwa ko hari n'abo bishoboka ko baba bamaze kugira iki, baba bamaze kwinjira mu mujyi wa Goma. Nuvuga ngo Wazalendo ni abaturage baba bari mu bice by'aho ngaho, ndetse ushaka gusanga uyu munsi muri kumwe, ejo ugasanga ari ku rugamba, kubera ko biba bigoye kubatandukanya n'abaturage basanzwe, kuko n'ubundi abaturage basanzwe muri izo quartier. Biravuga ko rero bamwe muri bo bishoboka ko baba bamaze no kugera umujyi wa Goma. Ngo bashobora kuba bamaze kugera mu mujyi wa hehe wa Goma, binjiye rwihishwa, ku buryo ubu M23 mu mujyi wa Goma ngo ibintu ntabwo byifashe neza. Umutekano hari impungenge z'uko ibintu bishobora kuba byahinduka isaha ku isaha, Abawazalendo bagatangira kugira iki, bagatangira kurasa. Ndetse ikintu kirimo kiranatungurana cyane, cyangwa se cyakomeje kugenda giteza impungenge, cyakomeje kugenda giteza ibibazo bikomeye cyane, nuvuga ngo ibice mwumva bya Kazinga, Hazabaubo, ahangaha Rubaya, ndetse nushaka kugenda muri Kivu y'Amajyepfo, ibi bice byose ubona mu by'ukuri igisirikare cya leta Congo FARDC kirimo kirakoreshamo drones. Twibukiranye mu cyumweru kimwe gishize, hafi kimwe n'igice, ni ibice Wazalendo yari irimo irwanamo gake gake, irasanamo na M23, bumva ko ari ibisanzwe. Ariko icyaje guhindukaho nuko kugeza uyu munsi, cyangwa se kugeza na maginga ya ngaya,
hahise hakurikiraho ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyahise gikoresha drones. Ese byaba bisobanuye ko n'iyi mirwano iri kuvugwa cyangwa se iri kumvikana mu bice byunamiye Goma kilometero nkeya cyane nk'uko biri kuvugwa, byaba bisobanuye ko tugiye kubona n'ibitero bya drones ku mujyi wa Goma? Abenshi bakavuga bati ntabwo bishoboka ko ibitero bya drone byazanga ku mujyi wa Goma, kubera ko umujyi wa Goma uratuwe cyane kandi M23 ifitemo ibirindiro mu bice bimwe na bimwe, ariko kandi hari n'aho ifite ibirindiro byegeranye n'ahatuwe n'abaturage. Ariko ngo igishobora kubaho cyangwa se gishoboka, ugomba kuba wamenya icyo ugomba kuba wamenya cyangwa se wasobanukirwa, nuko hari imirwano yaje kumvikana. Abandi baravuga bati ese yaba ari M23 asubiranyemo cyangwa ni iby'urugamba gusa. Menya ko imirwano yo ikomeje guteza ibibazo, abari mu mujyi wa Goma bakomeje kugira impungenge ndetse no kwibaza ibishobora kuba mu gihe imirwano yaba yinjiye hano mu mujyi wa Goma, aho kandi M23 yakomeje kugenda yamburwa uduce tumwe na tumwe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 rero mu byo yakomeje kugenda itangaza, yaje kuvuga ko ibi bitero mubona biri kuba ngo biri kubangamira cyangwa se ari ibitero birimo biratuma benshi mu baturage ngo baba bari kuva mu byabo. So kuva mu byabo gusa, ndagira ngo nkubwire ko ubu ahangaha rwose ndavuga amasaha ni iminota, ubu tuvugana muri studio tukikandagira imbere y'izi mikoro, Lawrence Kanyuka nawe nyuma y'ibyari byatangajwe na Oscar Barinda, Lawrence Kanyuka nawe hari ubutumwa amaze gushyira hanze. Njye mbubonye ninjira hano mu minota mikeya cyane rwose itambutse, ndagira ngo turebe ibyo yaje kuba atangaza uyu nguyu Lawrence Kanyuka, cyangwa se ibyo avuze mu kanya gato gashize. Nyemerera ubu butumwa rwose tubwumvane neza, cyangwa se buri uwo ari wese ahari yumve ese ni makuru ki noneho nyuma yuko Oscar Barinda abo yaje kuza bihakana. Sindana nababwiye, ariko Oscar Barinda abajijwe ku cyo kuba niba M23 koko yasobanura niba gisirikare cya leta ya Congo FARDC koko kiri muri kilometero 20, yavuze ko ngo ibyo ari ibinyoma. Oscar Barinda yavuze ati ibyo ni ibinyoma, ntabwo ari ukuri, nta n'umwe ukwiye kubyizera. Katwumve rero uyu Lawrence Kanyuka mu byo yavuze cyangwa se mu byo yamaze gutangaza. Rero uyu Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'abarwanyi ba M23. Iyi nyandiko rero ikaba ivuga, ni ubutumwa yashyize hanze buryo bw'inyandiko, akaba ari inyandiko irimo ivuga ko hari igitero kiri gukorwa muri iki gihe ku mujyi wa Goma, kivugwa ko kikozwe na leta ya Kinshasa hakoreshejwe indege zitagira abapilote drones. Aho bavuga ko ngo icyo gitero kiri gukorwa kure cyane y'imirongo y'imirwano, bivuze ko atari mu gace ingabo zihanganiyemo gusa. Abanditse iri tangazo bavuga ko ngo iki gitero kiri gukorwa ari kibi cyane cyo gutera umujyi, kuko Goma ari ahantu hatuwe n'abantu benshi cyane, bityo kikaba gishyira mu kaga ubuzima bw'abasivile ibihumbi n'ibihumbi batari mu mirwano. Baravuga ko ibitero bikoresheje drone ndetse n'intwaro ziremereye za artillery bikomeje ku mirongo yose y'imirwano, bivuze ko imirwano ikomeje gukara mu duce dutandukanye. Mu gusoza, umutwe M23 bavuga ko ushyize abaturage ba Kongo bose kuba abahamya b'ibyo bavuga, bivuze ko ushaka ko abaturage bamenya kandi bagira icyo bavuga kuri ibi bikorwa, uvuga ko ari ibitero bikorerwa abasivili. Magambo magufi, iri tangazo ni ikigero cya M23 ivuga ko leta ya Kongo iri gutera umujyi wa Goma hakoreshejwe drone n'intwaro ziremereye, ikavuga ko ibyo bishyira ubuzima bw'abasivili benshi mu kaga, kandi ko imirwano ikomeje ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubutumwa mu by'ukuri Lawrence Kanyuka ashyize hanze ubu tuvugana, byari ku isaha y'isa 11 za mu gitondo, hari hashize iminota gera kuri 23 gutyo awishyize hanze, 23 22 gutyo. Ubutumwa Lawrence Kanyuka ashyize hanze
uwo bita Oscar Barinda we yari yavuze ati twebwe ntabwo turi guterwa ku mujyi wa Goma, ibintu bimeze neza, ati ndetse rwose Kinshasa irabeshya, nta bitero biri kugabwa. Ntabwo nzi niba byavuze wenda tuvuge ngo byari ukuri, tuvuge ko bibaye nonaha nyuma y'aho bitangarije, kuko nkeka ko hashize amasaha wenda agera kuri 18 abitangaje cyangwa se abivuze. Ariko igitunguranye cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya ni uko Lawrence Kanyuka noneho we aje avuga ati twagabweho ibitero na drone, indege z'intambara zitagira abadereve, ati kandi ibitero bifite ingufu ndetse biri kwibasira ahatuwe n'abaturage, ati turasaba ko hagira igikorwa. Akaba ari nde? Akaba ari mwenyewe Lawrence Kanyuka rwose avuga ati twebwe ibitero bimeze nabi. Ese uyu Oscar Barinda, ikibazo nza kugira nanone ahangaha, uyu Oscar Barinda ndetse we na mugenzi we Lawrence Kanyuka ntabwo bakora hamwe, cyangwa se tureke kuvuga ko ntabwo bavugira cyangwa se bari ku ruhande rumwe, ku buryo umwe yavuga ati ibyo bari kuvuga si ukuri, hanyuma undi nawe akaza abinyomoza avuga ati wenda ntabwo ari byo. Ariko reka tuvuge ko bibaye muri iki gitondo. Muri iki gitondo rero icyo ugomba kuba wamenya, tuvuge ko bibaye muri iki gitondo, amakuru ugomba kuba wasobanukirwa cyangwa se ibyo ugomba kuba wamenya nuko ibitero byumvikanye. Lawrence Kanyuka umuvugizi w'abarwanya FCM23 wamaze kubitangaza, yemeza nta gushidikanya avuga ati twebwe turimo turagabwaho ibitero bikomeye cyane, simusiga karundura karabutaka, ibitero bya drones. Arabyemeje avuga ko hafi n'umujyi wa Goma ndetse harimo harabera ibitero bikomeye cyane, mu gihe atigeze anahakana, aho yagaragaje ko usibye nano hafi y'umujyi wa Goma ndetse no mu bice n'ubundi byakunjwe kurinda bivugwa, ahubwo ni muri Masisi naho ikintu bita imiripuko imeze nabi. Drone z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mw'abantu mwe, izi drone za CH4B ndetse n'izo bita kamikaze ziraza gukora akantu nihatagira igikorwa, babwiza ukuri mwitegure ko izi drone zizigwa mu mateka. Ni igitero cya drones kivugwa ko cyagabwe ku mujyi wa Goma. FCM23 ivuga ko cyashyize ubuzima bw'abasivile mu kaga. Ibyo nibyo Lawrence Kanyuka yavuze. Ati umutwe twaje intwaro wa FCM23 watangaje ko kuri ubu hari ibitero bikozwe hakoreshejwe indege zitagira abapilote drones, bivuga ko byagabwe ku mujyi wa Goma mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru y'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ry'ihutirwa ryashyizwe ahagaragara, uyu mutwe uvuga ko ibyo bitero byagabwe n'icyo bita ubutegetsi bwa Kinshasa, aho uvuga ko byakozwe kure cyane y'imirongo y'imirwano aho ingabo zihanganye ku rugamba. Nk'uko iri tangazo rivuga, iki gitero gifatwa nk'igikorwa gikomeye cy'ubushotoranyi kuko kibasiye agace k'umujyi gatuwe n'abaturage benshi, bityo kikaba gishyira mu kaga ubuzima bw'ibihumbi by'abasivile batari mu mirwano. FCM23 ivuga ko gukoresha drone mu gace k'umujyi ari igikorwa gishobora guteza ingaruka zikomeye ku baturage, cyane cyane iyo ibitero bikorewe ahantu hatuwe n'abaturage benshi. Iri tangazo kandi rikomeza rivuga ko ibi bitero bikoresheje drones n'intwaro ziremereye za artillery bikomeje kugaragara ku mirongo yose y'imbere ku rugamba, aho ingabo z'impande zihanganye mu bice bitandukanye byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wa FCM23 uvuga ko ibi bitero byiyongereye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba mubi, aho imirwano ikomeje gutuma abaturage benshi bava mu byabo bagahungira mu bindi bice. Mu gusoza iri tangazo, FCM23 yatangaje ko ishyize abaturage ba Kongo kuba abahamya b'ibyivuga, igasaba amahanga n'abaturage bakurikiranira hafi biri kubera mu karere. Nubwo bimeze bityo, ubutegetsi bwa Kinshasa ntiburagira icyo butangaza kuri amakuru, kandi ntiharamenyekana neza ingano y'ibyangiritse cyangwa niba hari abantu baguye cyangwa bakomeretse muri ibyo bitero. Umujyi wa Goma uherereye hafi y'umupaka uhuza Kongo n'u Rwanda, ni umwe mu mijyi minini yo mu burasirazuba bwa Kongo kandi umaze igihe kinini uhura n'ingaruka z'intambara n'imirwano ihanganishije ingabo za leta n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Abakurikirana ibibera muri aka karere bavuga ko ibitero bikorwa hafi y'imijyi ituwe cyane bishobora kongera ubukana bw'ibibazo by'ubutabazi n'umutekano, cyane cyane ku baturage basanzwe bahanganye n'ibibazo byo kwimurwa, inzara ndetse n'umutekano muke, dore ko amakuru agenda atugeraho cyangwa se uko amakuru akomeje kugenda yisuka agaragaza neza ko rwose ibintu bitifashe neza cyangwa se
ibintu bitameze neza habe na busa. Ntabwo ibintu byifashe neza rwose. Abaturage mu bice bigiye bitandukanye bagiye bahunga bakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana ko bakeneye bakeneye ubufasha. Biramutse bikunze rero ubwo bufasha bashobora kuba bagira bashobora kuba babuhabwa, bukaba bwabafasha nyine gukomeza ubuzima. None n'inzira bwagombaga kunyuzwamo kugira ngo murimo muragenda mwibonera rero uko birimo bigenda, ntabwo birimo biragenda neza kuko rero byagiye bivugwa. Hakaba hasabwe igishobora gukorwa kugira ngo ibyo bibashe kuba byahagarikwa. Reka ngewe rero mbashimire cyane, mbabwire ntimwakoze kudukurikirana kugeza kuri munota. Kuri mikoro na Bosco ni Region Info, tuze kwana mu masaha imbere, ariko nimwibagirwe no gukanda subscribe, munyarukiye no kuri Barore TV murebe uko byifashe.